urumva ijambo ry'Imana tugira ngo intambwe imwe izindi 99 zihari Imana ngo Yesu ngazazitera gusa ngo itambwe imwe n'iki niyo dusabwa gusa rero kuba bufasha umwanzuro rwose wo kuza kubatizwa Yesu ashimwe Satani urakabwana ntagutukanaga nazo ntibirimo oya amashaka kukwibutsa Satani kari kinyenda Satani ugira gucya kurenza muto arimo arakwigisha ibintu bibi kandi nawe rero akora nibiraka rero uko nakubwiraga twirengagiza aya mahero muri Satani wowe gufasha uwo mwanzuro rero Imana ishimwe rwose ufasha umwanzuro mwiza ubu ni nko koga bagiye kugufura bakwanike neza ubicyaremwe gishe rero iyo myanzuro ufashe ni myiza pe ariko nanone imyambarire niyo mpamvu ubona umuntu yambara imyenda gakondo cyangwa akambara costume agiye mu bukwe rero no kubatizwa nawe ugiye kubagara ikibazo kubagara hari ikibazo nambaye ihuzu zanje gakaje kubatizwa icyo nicyo kibazo rero ihuzu ni za style zisanzwe mu buzima busanzwe ariko nimba ugiye kwidumbaguza mu mazi noneho y'umwuka we babyita kubatizwa mu mazi menshi kubera impamvu ugomba guhinduramo ukambara uramuna ukuntu twambaye kandi ikanzu pastor yaduhere ku biciro byiza navugaga ni rero nawe nkwegere mubwire ukuntu bimeze ndabona kanjuga kako gute kugira ngo mbatizwe n'abandi ibyo rero niho twakabaye twahereye nuko nabanje kukwakira nk'umukristo mwene data ariko muvandimwe rero nuko itorero ryanjye bura ntirivangura ubundi ututuntu naye mukobwa tuduherena ntabwo byari byemewe ariko itorero ryacu ntabwo rivangura rero ko buri muntu wese yakakira gakiza ndakumva rwose ariko mufite ibibazo byinshi sinzi mfatanye n'iki ngo tumenye aho turi kugana aho mugana amafaranga ubundi mu buzima busanzwe yakoresha byarandi amafaranga mu buzima busanzwe uyakoresha byarandi uyakoresha byarandi gute buri wese uyakoresha oya uyakoresha kugira ngo wunguke yego none ko tugiye kwishyura ntago ari amafaranga ni amaturo tandukanye amafaranga n'amaturo kandi buri twazaga ku rusengero ukaduturira yego none se amaturo ava ni nk'uko Imana none se muri yo cyakoze n'ubapfuye ntuzapfa n'ubwo wapfuye ushize mu mwuka sinza gusaba ituro ariko amaturo ahora kuko Imana ihoye gukorera ibyiza none se ubayo umwuka umekura wishyura ariko rero twaje kubatizwa ntago twaje gutura ikibazo wari ufite nakigusubije uri kutwishyuza uwo mwuka tukishyura ntabwo kubishyuza 15 ni itegeko amafaranga umuntu atura okay wowe ikibazo ufite ni iki inyungu wabonamo ni iyi ayo mafaranga oya pastor arimo aradufatiranye n'icyo kibazo nanjye ndanyihuje nawe bya 15 niba kushaka kuduha gakiza ntabwo gihuje nawe ahubwo winyendera aho mboneye ntabwo gihuje nako cyo kwenderaho ariko nanone ntaciye pastor mu ijambo namwe baciye mu ijambo pasiteri uri kubite byo guhangana n'umugore ntabwo uri birenze 2020 nkaguha ikanzu ngenda banza nidumbaguzemo bamirishe nyeri ngaruke bite nk'uyingiyi urumva nawe ugende batizwe 20 ni menshi ubwako gakiza karanshitse utaho 20 ni menshi tayo ntabwo kandi kindi kwambara kanju wakuyemo niko kwambara izahaza kandi byamvuyeho bikuvaho gakera bigasigara ku kanju kawe none urashaka ngo naje mnambara ku kanju oya ipi sister reka twumvikane sibyo ubwo ushatse kuvuga ngo agakiza nago akagura 2020 oya agakiza ga n'ubuntu ahubwo reka nkwereke ikintu kihari genda uzane akanju gashasha gashasha iyi kanzi biri mu 80 150 ntago nyigumana gandahita umva reka tujye twumvikana twumvikane mu biganiro twumvikane nyina akanju ko kuja kubatizwa singataha sinkeneye kukarimba ndashaka kanju gako kwambara rimwe marimbatizwa uratanga ngaye kugira ngo 10 ganira ryinshi kandi uzanira akatara akabambaye ngo ugakuramo ibyaha zambara ukabibeza aho rongeraho bitanu kugira tazo pi gare aho ngaho iminota rwose ndaba nkakuzaniye pasiteri ibyo 15 pasiteri pisine si ari amazi saya nyaka ibyo 15 ni gute urimbata y'ibyaha ugura indayi uri umusambanyi uraniba wewe ntabwo wanguza guza abandi none pasiteri agiye kukugira umwere 15 numva ari menshi pisine zaha hose turazizi ni 2015 n'ibyo nta kibazo bavandimwe ni wumva wubohotse mu mutima ukumva hari ikintu gihindutse wishyura bitewe n'uko umutima utegetse inzira no mandi fishi ni ikintu cyo kubatiza inzira no waje kubatizwa haguruka tujye kubatizwa nyeruka ariko kandi iyi myenda yose yisiganga ugira ugenda wabumwe ako ndayisiga ngende ngune nese ubu ngubu pisine yacu irajya ubuze twizeye gute ko imyenda ifu fast mbere y'ibyo kubatizwa banze tubanze kuko ndabona yego buriya rwose ushaka ko ngenda nawe ubu ngubu n'igikarasuku umuntu asigikara n'indwara ngo urarwaye twagiye bose niduhura mu mazi n'utwanduza igikara n'izina rya Yesu ndavuze ko igikara ari uburwayi no kugiye cyimeruka
hari inzira ebyiri, hari inzira ifunganye n'inzira y'ubu. Buri wese rero Irafunganye. Imana rero yagucisha mu yishaka. Mwebwe muce hano. Nawe kamana uranyura hano ntabatinze ibyo. Ntabatinze rwose ibyo. Tubi kurikira. oya natubimo we cyacu ni vuba rwose gira gutya rwose hasigaye wambara uberwe tugende tubatizwe n'ayo mafaranga bari hafi aho hasigaye aka ni akanzu gako mbona ari ishati urashaka guteka umutwe gake umuntu agiye gukizwa none agiye akarero gukizwa gasa akanzu so akanzu ni ishati umuntu apimiye n'ukuntu nawe oya yega ntakibazo pasiteri afite abana niyo mpamvu umuntu aba yibeshye kandi haba harimo imyenda myinshi wowe reka nkuzane ariko nanone ntabwo nari nibeshye akasa akanzu gasa pati imwe pati ebyiri niryo kosa ribaye ubu rero urumva usibye ko abantu bapfa ubusa ngo amafaranga ngo serivisi ngo nkwe urumva dore ngaka urabona ko n'umweru butu wanjye urabyita kwitanga nabeshya nawe rero nawe cekamo hasigaye tugende tubwire Yesu ko akanzu gakaramfiri urakambara rero kugira ngo tugende ndakambara none cyangwa ndakambara wagiye gasa ntabwo nakwambara hejuru y'indi myenda ahubwo reka nzane telefone are ngushirireho ifaranga ako wagira umwete mu bijyanye no kunyishyura kuko nibyo by'ingenzi naho kwambara byo no kubatizwa waburetse nzakagendana ngambwira gake gikora 2 18 4 8 faranga zawe rero zawe yakunze asigaye kubatizwa n'amahitamo yawe nta nubwo aragahaterega nduhure Yorodani Ndakeka murabona ko mugenzi wanyu w'ibyaha byinshi ababanjirije. Turi kugira ngo niba inandura yandurire rimwe nyuma ya ko atangiye gusumundo. Nyayemo. Bite. Ni box utarafu. Rero ntabwo wakiyeza bite. Ibyaha nari maramuca muzungu. Nari ngize mu satani wamugana gukimije. Naka kavumbi. Rero ntabwo waba udafite umutima wo gusukura box gusukura umubiri. Duhera ku bintu byoroshye sibyo? Wabyumvisha. Pastor nakabazo kisabune ntago ariko pastor ndakibazo bamubatiza tiyo gwa ifaranga arakurikira ntabwo nave mu fuba natwe ndakurikira uyu munyabyaha arakurikira wowe je rwose ndabyemenda umunyabyaha buri wese yagiye akura muri byari yambara imibiri Yesu sorry pastor nunkoreho umukobwa mugenzi wa kureba mu busa bw'umugabo namahoro umukobwa mugenzi wa murebe yamurega wite kubatiza ubundi muri gukizwa cyangwa muri kubyubata se cyangwa twarakijijwe ahubwo ni mu mugiye none muri mazi se bagakomeza abana ahubwo ni muve navemo natwe tubatiza ariko aya mazi karyoshye nibakwinike uvemo nko kumura mugakiza pastor ukunda amazi kugira ngo uhinduke rero ugomba kwanga ntabwo ugomba gukunda amazi ari ubugingo okay reka dutangirire kuri uyu ngira ngo mwese ubundi singu wewe ducishe make twese mwese sengera umutima we ubundi twinike nta mutima dufite reka ye ubayehuye pastor yibanze mu gutwi mwatuje bakamubatiza natwe tugataha tudasanga ibiryo byahoze kera pastor ko afite amagambo k'abagumbuzi batizwaga zabaye ka hari udushingo batiza udushireho tugenda nika winura titwagoye faranga zase ko mumva ari agatora oya simbizi wa bana mu musinzi vuba ariko nsubigiye amazemo hano yanduje mananye tumusinzi yazinguriye se ndimo ndazivaho okay nta kibazo reka duhere kuri yaba wese pastor yabo bari kubatiza na pastor arazima se mwese muyibamo ntagushaka gukura no mu mazi tukabatiza nta muntu uza nta mukwa shape se watubatije ko ufite amagambo menshi twigira none naga pastor wabatije nabuze ko cyabaye twese dusengera mu mutima kakuncoga mera kuri mera kuri mbega umuntu mbonye mu ikanzu y'umukobwa mu mazi yanjye mabere yanyu amabere ya mama jate